twe nawe imbaraga zawe kugira ngo ubwiza bwawe bukomeze bugaragare kuri buri wese twese ducishirizwe bugufi imbere yawe kumuhimbaza tugakira izina rya Yesu Kristo. Amen. Nitwa Wanyirigira, ni mu mudugudu wa Kizi, kagari ka Cyembe,
mfite umwana ubana n'ubumuga bw'ingingo. Nishimiye kuba dufite abantu dutekereza ko badutekerezaho, nkaba nishimiye ibyo ano matungo batugeneye. Ni ubumuga bw'ingingo, ntagenda, ntabwo yicara, ntabwo yitamika, agize imyaka 6 ameze uko ngo ntabwo avuga ariko arumva. Bano bantu ndabashimiye cyane ko babashije kudutekerezaho. Iyo tubonye badutekerejeho nk'uko turishima cyane, natwe tukavuga hari abantu badutekerezaho bari inyuma yacu. Tugaha Imana icyubahiro. Ni ukuri ndajya mbasha kumukuramo two kwambara nibatunga ngo ngende igendagende igihe cyose azaba akihumeka. Nitwa Hagumubuzima Enoke mpakunda kubyerekeranye n'igikorwa cyatuzanye hano. Ntago ari ubwa mbere n'inshuro ya 3. Uyu munsi twabageneye ihene 21. Dufasha abantu kuzamura imyumvire kuri buri rwego, abafite ubumuga cyangwa abafite abana bafite ubumuga, kugira ngo bazamure imyumvire, aho kugira ngo bazajye bareba abana nkaho hari ikibazo, babone yuko abo bana nabo ari abantu nk'abandi. Kuba Kristo rero twifuza ko buri mukristo wese yakagombye kubera abandi ntangarugero, kugira ngo habe ejo cyangwa ejo bundi nawe byamubaho. Mazina yanjye nitwa Turashima Imana Jeannette, nkaba ndi umubyeyi ufite abana 3. Iki gikorwa kivuze byinshi ku muryango wacu, kuko tujya gufata umwanzuro kugira ngo tujye dufasha aba bana bafite ubumuga. Twaramaze kubona ko hari imiryango ibyara abo bana yamara ikabaheza mu nzu. Si ubufasha gusa rero, turateganya byinshi. Turamutse tubonye uburyo, turateganya kuba twagira amahugurwa, kwigisha buryo ki bafasha aba bana, kubaganiriza kumva ko atari bo bonyine, tugategura amahugurwa yo gufasha ababyeyi kugira ngo babashe kuzajya barera bano bana neza kandi babafata nk'abana nk'abandi. Bibiliya iravuga ngo menyereza umwana inzira azarinda asaza atarayivamo. Twafashe umwanzuro kugira ngo abana bacu tubatoze inzira yo kuririmba, cyane kuririmba indirimbo z'Imana. Twabigisha ibintu byo gucuranga, barabifata, barabikunda, biradufasha cyane. Kuko nko kugira ngo bafate igihe cyo guta, kubera bamaze gukunda ibintu byo kuririmba, bafata igihe cyo kuhimba indirimbo. Nk'iriya ndirimbo baririmbye bwa nyuma, uriya mushiki wawe niwe wayihimbye. Amaze kuyihimba bayishakira amajwi twe tutabizi. Wumve ko occupation nyinshi zo kujya mu bidafite umumaro, bo bumva ko uwo mwanya bawubyaza umusaruro. Icyo dusaba ababyeyi ni ugutoza abana inzira nziza, kuko usibye n'ababyeyi b'abakristo, n'umubyeyi udafite ahasengera yitoje umwana imico ye myiza, akaba yabasha kumushyira mu nzira yo kwiga ijambo ry'Imana ndetse no kuba baririmbira Imana. Ibyo bizatuma umwana akura afite, nimba navuga ngo imico myiza, afite ubumuntu bwo kumva ko akunze abandi kandi akumva ko hari icyo nawe yabamare. Kamena